impaka zicike. Retse gato ngumvise iyi audio. Izo audio je sinshaka no kuzumva ntacyo zimarira. Izo ni iziyo ku giti kiwe. Je ntacyo zamarira kuzumva jewe. Jana ibyo bijyana abadayimoni hirya. Aya magambo waba warayumvisheho. Ibyo bintu sinshaka kubyumva jewe. Ni nyama yigenga. Aho kwambarira ikibuno. Abantu bagiye babanza bambarira ururimi rwabo. Aho kwambika ibibuno byabo bagiye babanza bambika ururimi rwabo. Ubu ni ukuvuga ngo kugira ngo nambike iri tako ryanjye ikibuno cyanjye. Iri tako. Ngomba kubanza nkamenya ngo ese ururimi rwanjye rwambaye iki. Pasiteri w'umwanzi aba mu ishyamba, umwanzi arwanya igihugu, umwanzi ni umurozi, umwanzi ni umwicanyi. Ibyo byose rero hari aho bizasobanukira. Twumva icyo batanga. Yaba bavugana nawe mumugira inama, yaba inshuti ze mumugira inama, kandi nabwo ajarya inka arecyuruhu uruhu rurakomera rwamusigamo imvune. kandi ikindi ndagira mubwire ngo gora mpuza ngo ribu nimba cyezemba ribu nkinza hondi umva babiri cyangwa batatu aho bari Imana irabasanga. Twebwe rero turi babiri, urumva uzadushoboza iki kandi urumva Rwanda ngagende yonje muri ribu yerufunye irukanu ujyana muri ribu turebe nimba ribu ari mukuru korayo azumva niba ribu wamugana ari mukuru wawe izamufunga, ariko se ni mufunga ribu ni mukuru wawe mfunga umwana wanjye se ndumufunga ko mfite bane wa kabiri nawe uzamufunga, umwana wa gatatu se ko nawe ahari nawe uzamufunga, uwa kabiri bakuru banjye se ibyo ni ibiganiro biri kuri social media bikuri channel yawe papa bitangaza fisho ibi bintu bamukereye ntago ari byiza. Imana ikomeza kumbwira amagambo yo kumbusha pastor ipande kumbushe ngo ndi kiryabarezi kuba kubana Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Umukiza be hamwe namwe, ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Hamwe namwe kugeza ku mperuka isi. Hamwe namwe umukiza be hamwe namwe. Ndabasubije cyane abakunzi b'ibiganiro by'Impanuro TV, mbaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi hari abantu twatumaza akanya kanini cyane tutaganira tudahura kubera impamvu zitandukanye harimo n'iz'uburwayi, ariko nshimye Imana ko twongeye kongera kugaruka muri buno buryo muri aka kazi turimo turagendamo ka buri munsi. Narindi mu rugendo rwanjye rero nibwo mbonye imodoka mbona umuvandimwe amanukira oransuje murani Past Claude. Past Claude ngira amasiko menshi yo kugira ngo nganire nawe binajyanye n'amakuru amazi iminsi acicikana, dore ko kumufatisha muri iyi minsi bitoroshye cyane. Niba ari inshingano nshyashya yafashe, niba ari izindi gahunda runaka, dore ko duherukana mu minsi yashize Rwamagana ubwo twajyaga guhereza inzu umuryango wa John. Byari ibintu byiza cyane, abantu benshi cyane baranabishimye. Uyu munsi rero ndamurabutswe ndavuga nuko byagenda kose ngomba kugira gutya nkabasha kugira icyo nganira nawe. Harimo ibyo kuba yariswe umwanzi w'umuryango wa Pastor Joel, we ni papa bitangaza, bikonongera ko bari bamukize ahagaragara yuko nawe ubwo Pastor Joel yihanaga biturutse ku makuru yaramaze iminsi agiye hanze agaragara yandagaza umuntu bikekwa ko yaba ari umugore we yatukaga. Icyo gihe abantu benshi cyane bumvise avuga ko yihannye inzoga, ubusambanyi n'ibindi byaha byinshi cyane ari busubiremo mu byo yihannye, atangamo n'ingero za Past Claude nk'umufatanyabikorwa we muri urwo rugendo yaramaze iminsi arimo. Past Claude amakuru atatangira kuvuga ko yaba yarageze muri RIB, ubwo RIB Rwanda Investigation Board biro, ubwo yabaga yaragiye kubarega kugira ngo ibindi byose turaza kubimenya. Past Claude arimo ahangaha mu modoka ye nziza cyane, Vigo Toyota Hilux yo mu bwoko bwa Vigo rwose
Bishop Past Claude Reverend Apostle. Yesu ashimwe waduha akanya Apostle. Ushize namwe ngo sinongere kukwita. Pasi ibite byawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaze Pasi. Manene ku kirahure se? Manene ku kirahure. Pasi waretse ko yewe ntituhaduhurika. Fata mikoro bantu suhuza abantu byibuza. Ubushize abantu baranishimye cyane. Urakoze cyane. Nizere ko tugiye kuvuga n'iby'Imana ariko nta bindi biganiro bijyanamo. Byose uhagaze hano hanze byakunda. Nta kibazo oya nibi ntacyo bitwa. Wambaye isaha nziza, wambaye ikote ryiza. Apostle rwose. Ibintu bimeze neza cyane ubu ndishimye kuba nkubonye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaze Pasi. Umeze neza? Nukuri imeze neza. Abantu basuhuze batari baguherutse. Ndabasuje mu izina rya Yesu mwese abari ku isi yose nta gihugu na kimwe dutoranyije turondoye ngo iki n'iki mwese muhabwa umugisha wo ku isi yose. Iyi modoka rero ubusanzwe nta muturage usanzwe uyigendamo wapfa kubona. None sigendwamo n'ibikoko cyangwa ibiti. Hoye. Abayobozi bakomeye haba ari urwego runaka usigaye uhagarariye hano mu Rwanda. None sigiye urabona ndi umuyobozi woro. Igihe ndoroshye se ni wanjye nanjye ndi umuyobozi. Yego. Ndi umuyobozi w'umuryango wanjye. Nzikora imodoka amakampani ama NGO n'indi miryango itandukanye nari ngize ngo yenda Post kandi nyamara Claude Apostle Claude niyo nzima hari amakuru utari kumva. Jewe ndi umuyobozi w'urugo rwanjye. Yego. Icya kabiri ndi umushumba. Icya gatatu nemerewe gutunga imodoka uwo ari we wese yemewe yatunga Imana yamuhaye umugisha. Nukuri. Ibyo rero ntabwo ari igitangaza gutunga imodoka nka Vigo ngiyi. Waretse nkicaramo nkumva ko haba hameze. Oya uzicaramo ikindi genda wicare muri iriya yawe. Urumva turahuye duterana amatara aho kugira ngo tugire ubunjyanye mu biganiro. Yego. Nta kibazo ariko ntabwo nshaka gufata umwanya munini cyane. Ko abantu benshi cyane ngo bamaze iminsi bakubona kuri post lib za Masaka na Rusororo. Nagize ngo ngiye wasigaye nawe waragiye mu agenti ba lib kubera ko bajya batanga akazi mu bitandukanye n'ejo bundi bari batanze akazi. Nagize se wabaye umukozi wa lib ntitwabimenya ubupasteri urabukomeza kuko lib ni akazi wakora kubakora n'umurimo w'Imana. Mbogiye umurimo wanjye ni pastor nivuga butumwa. Niho nahamagariwe ariko ntabwo kuba pastor ntibimbuza kuba nakora indi mirimo isanzwe y'ubugenza cyaha. Oya ntabwo ndi umugenza cyaha ntabwo ndi pastor ngo mbe n'umugenza cyaha singenza ibyaha jewe ntabwo nemerewe kugenza ibyaha simbigenza. Bifitiye hari ababifitiye ububasha. Kandi kujya kuri lib nshobora kuba natayiranga muntu nagiye gusaba cyangwa kiranga muntu. So kuri Masaka urabona n'umurenge wa Masaka. Nshobora kuba mfiteyo akabanza nimwe ndabaruza mu butaka kwa noteri w'ubutaka mu murenge wa Masaka. Ibyo rose igitangaza kuba wambona Rusororo ukamura n'Amasaka byose nta gitangaza kirimo. Nuko ngo bajyaga kubona winjira muri office za lib bakagira ngo yenda darageze gute ariko muri lib ntabwo ari ibikoko bikorayo hakorayo abantu n'Abanyarwanda bakorayo ni bashiki bacu ni barumuna bacu ni bakuru bacu. Kuba rero wajya mu ishami ry'ubutaka cyangwa waba ugiye gusaba icyemezo mu irangamimerere hanyuma office ya lib ukayibona n'abakirisitu bacu so barasenga n'abapantekote n'abarestoration n'abamiracle center n'abadventiste n'abagatolika bose n'abaturanyi bacu. Icyo rose gitangaza kubona akinjiramo. Nukuri. Yaro ikintu gitumye nkuhagarika n'ingoga nge nashaka kumenya amagambo amazi imisi atangazwa n'umuryango wa Pastor Joel. Mu minsi yashize ngire ngo washyizwe mu majwi ubwo ugize ukurikira ikiganiro Pastor Joel yihana ku byaha yaba yarakoreye umuryango we ndetse n'ibyo yaba yarakoze bye ku giti cye ariko bimwambura agaciro nk'umushumba birimo kunywa inzoga ubusambanyi gutukana n'ibindi byaha byose yaba yararuze. Cya kiganiro waragikurikiye dore ko wanakijemo nk'umwe hari ukuntu umuntu atanga ikiganiro akavuga ati cyangwa se yihana agatanga n'ibimenyetso mu buryo kugira ngo yerura akavuga ati Pastor Claude niyo nzima mwamubaza nawe ibi bintu arabizi bimeze bite. Nagira ngo tukubaze gatoya mwaba mwarasangiraga wakaba ari hanya kagusiga cyangwa haba ari ukuntu runaka yenda cya kiganiro cyaba cyarajemo kugira ngo ukigaragaremo mu mazina yawe. Urakoze Pasi ko byababaje abantu benshi. Biriya iravuga neza mu migani ngire ngo 23:7 niko ntekereza ndumva
ariko waturebera uko handitse ntavuga mu migani Cedric ndabona wagendanye Bibiliya Cedric ndebera mu migani 23 umurongo wa 7 uko havuga Bible yo Ruganda migani 23 umurongo wa 7 ingelo muzane dusome mu izina rya Yesu 23:7 mu migani 23 umurongo wa 7 ndibaza nanjye Bible yanjye kuri bugufi uko atekereza mu mutima ndibwira ko bishobora kuba handitse ngo iki numve niba ariho aho nashaka kuvuga mu migani 23 umurongo wa 7 kadusome mu izina rya Yesu kuko uko atekereza Yesu Nazareti umuyagura hushye mu mutima we dusome tutonze ntakitwirukanza rwose kuko uko atekereza mu mutima ari uko ari yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko aho honyine harahagije reka nageze mu murongo wa 7 twere gusoma igice yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe okay urakoze cyane mwakira neza ijambo ry'Imana tushimira Imana amen ibyo kwa Yoweri rero ntabwo nshaka kuvuga byinshi kwa Yoweri uko atekereza mu mutima we ni kwari kwihana se no so ubutwari umushumba kwihana ati ngewe ABCD kwihana rero kwihana kwanjye ntabwo nihanisha wowe ku ngufu kwihana kwa Pasi ni kuvuga ko Claude ntabwo ba muri iyo nzu yawe so urumva ibyaha ukorera mu nzu yawe ntabwo hari ijambo Apostle Sam Rudahunga yigeze kwigisha ku Mpanuro TV Apostle Sam Rudahunga uramwibuka uyoboye itorero rya hari Kanombe Nyarugunga hari ijambo yigeze kwigisha aravuga ngo abantu bashaka gutekerereza abandi aho bakitekerereje ubwabo nibwira iryo jambo Apostle Rudahunga Sam niyo yigeze kuryigisha rero ndi mu rusengero ndamutse ndi umuntu wihana ndi mu rusengero nihana nka jewe genyine ku giti cyanjye ntihanira wowe Pasi nakoshereje ku giti cyawe turi babiri nkavuga ngo nakoshereje Pasi ba Kristo bavandimwe bene data uyu Pasi dore ngo uyu yicaye hano ndamwihanyeho namukoreye ibyaha byagenze gutya ariko sinshobora kuvuga ngo kanaka ngo Cedric ngo muzabibaze Cedric koje Cedric ntabwo ibyanjye na Pasi abizi hari ukuntu kera abantu bajyaga bihana ukajya kwihana mu rusengero nk'icyaha cy'ubusambanyi bagatabwa zara no mwagikuranye nawe mwihane no ibyo rero abafarisayo bafashe Mariya basanze ngo asambana bajyanye Mariya wenyine bamushyirira Yesu baramubwira ngo baramaze ngo mwigisha ngo urabizi neza amategeko ya Mose uko avuga ngo iki amategeko ya Mose yavuga ko ufashwa asambana bamutera amabuye amwicisha bamutera amabuye agapfa ariko ntibibuka ko umugore yasambanye n'umugabo bafashe umugore wenyine baba ari we bashyira Yesu ntibafata umugabo n'umugore ngo babajyane bose umugabo bamucisha ruhinga nyuma baramwihora baramwirengagiza bajyana umugore Mariya wenyine imbere ya Yesu noneho Yesu barebye bitegereje yandika hasi n'urutoki rwe aravuga ngo utarakora icyaha numwe nakore hasi atori wiyamutere none usomye wese akisangamo uburiganya akisangamo ubusambanyi akisangamo amoko akisangamo ubugizi bwa nabi akisangamo ubugomo bugambanyi akisangamo ubushanutse gushanuka mu byo batamutumye ibintu nk'ibyo noneho usomye wese akisangamo ikibazo kiwe bacaho hasigara Yesu na Mariya gusa Yesu abaza Mariya aramubaza ngo umugore abakuregaga barihe umugore ati ntabahari mwigisha Yesu aramubwira ngo ubwo ntateka baguciriyeho ubwo abakuregaga ntateka baguciriyeho nanjye ntateka nguciriyeho genda amahoro ntugakora icyaha ukundi ibyo bintu wabyumvise cyane so ariko urumva ntabwo bamubajije ngo wa mugabo mwasambanye ubundi ari hehe reka natwe no garuka cyane icyo nakukubwira rero jewe kuba Yoweri n'umugore we banyita kuba Yoweri n'umugore we Claudina ikireze banyita ngo ndumwanzi pasiteri w'umwanzi aho gato ntitutarahagera ibyo sinshaka kubijyamo ni ibyabo mu mitima yabo babyigumanire ntabwo ngiye nshaka kuvuga ngo naba pasanze ubundi imbere ntuzi nk'umuntu wari inshuti y'umuri ya muryango uranabafashaga cyane mu bihe bitandukanye hari n'umunsi
reka rero nabivuge twigize kujyana kubunga ubumwe mu bantu badufashe kugira ngo biyunge bitewe nuko hari amazi iminsi batari kubyumva kimwe ngira ngo tujye haraza bagaza Kamonyi hirya muri Rugarika muri Rugarika yego ho twigize kujya aho hantu biba urugero rwiza cyane ariko ndeke kwibariza biriya bintu uko Pastor Joel yihannye akakuvuga ati ndabazabaza na Past Claude biriya bintu koko nibyo cyangwa no gutwika nkuko bamwe bashobora kubitekereza batenda wari warabuze hit ngo basanga ubizanye kubera hit bimeze bite Past rero jewe ukuri kuri ngo Gemerukana na Yoweri igihe twari iwiwe je nawe na Tasiyete tusi impamvu ndanabivuze gutyo kuri Tasiye nuko Yoweri hari ikiganiro yadukozeho je na Tasiyete tusi ngo Tasiyete tusi na Claude ngo bayere nibi ngo na Past ibintu nk'ibyo kirahari mu biganiro byabo mu buzima urabizi ko ndi umuntu ukunda kuvuga cyane ndi umuntu ukunda gutanga ibitekerezo cyane ariko ku bya Yoweri ibyo Habimana Yoweri n'umugore w'ikireze Claudine sinshaka kuvuga byinshi ntabwo ushaka kuvuga byinshi urugero yenda ku bintu bikurikiraho yenda ku byabaye n'isoko kugira ngo bakwite umwanzi impamvu nkubwira kuba baranyise umwanzi ngo singira iyomba nataye umugore nagize gute nta kibazo utarataye umugore azazenguruka ibinyamakuru by'isezerano TV arebe n'impanuro TV azareba icyo yari yagiye gukora iwe igisubizo naho ngitangira nta handi gisubiza impanuro TV azayirebe yari yagiye iwe kumusura gukora iki isezerano TV yari yagiye gukora ikiganiro gikora iki urabyumva neza so icyo gihe nagira ibyo sinshaka kuvuga ngo yavuzeho ibi nibi utarataye umugore jewe naradivoroshe byemeye n'amategeko ya Republika y'u Rwanda na Paulo yarabyemeye aho kugira ngo umuntu abane n'undi bagirana ibibazo divorce sinziza ntabwo ari nziza sinziza ni urupfu nuko umuntu adapfa ngagera ikuzimu rero utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi utaradivorce ngaburane divorce ngahure n'ibyago bya divorce aririmba divorce kandi nkahita azamugeraho rero umuntu yaravuze ngo ntugaseke umupfakazi utazi cyamwiciye umugabo cyore wabyumvise ntugaseke umupfakazi ntugaseke uruko rw'umupfakazi nuko icyo nenda kuvuga rero nibirambire bibera amahoro ntacyo kurwanye ruhande sinshaka kugira byinshi natangaza nsubiramo ijambo rivuga ngo sindi umugenza cyaha hari abashinzwe kugenza ibyaha Yoweri niba yarantutse koko nkuko mubivuga mu biganiro nanjye nabibonye amategeko y'u Rwanda nicaberaho yenda tukira aho ngaho gatoya icyo kiganiro barakoze yabaravuze ko afite urutonde rw'abapasiteri hano birwa biyoberanya ariko ngo bakande amazi kuruta abazima n'abatashye tari abapasiteri hano bakunda agasembuye kandi bakaba bagakunda mu buryo bwa tekinike ku buryo nta muntu ubimenya bagakunda ikintu cyiswe kumanura ijipo y'umugore n'ibindi bintu byinshi agiye atanga ngo ajye gushyira urwo rutonde hasi urwo rutonde ari nabwo atanga n'icyo kiganiro asa naho bakuvuga mu buryo navango butaziguye muri ubwo buryo iki kintu na pastor zigira inshuti Michel n'umusaza zigira inshuti Michel ibintu bivuga heki tubwire mwuka byaramwe biriya bintu kuko ku ruhande rumwe abantu baravuga ati Past Claude ashobora kuba kuko reba banaga buriya rwatanze urugero buriya yaba ari we yashatse kuvuga abo bazigira inshuti se n'abandi nk'abo bose akaba abantu bikundira akabyeri agasembuye n'umundi buryo nk'ubwo nguru urwedesi bakaba baruvuniza umuheto ntabwo nshaka kujya muri byinshi yaratangaje ngo Ribu ntiyamubuze ngo aba mu rugo ngo ntawamubuze ntibagize gute ibintu nk'ibyo niba Ribu itaramubuze ntabwo be mu rugo azitabe Ribu tuzamenya koko yabivugaga nk'umugabo azagende yitabe Ribu nigenza ibyaha icyo gihe ndatsinda natanga kwitaba niyitaba azaba baye intwara azaba baye umugabo ariko natitaba icyo gihe tuzafata ko buriya ariko yatekerezaga mu mutima we ibyo umuntu atekereza byose mu mutima rero ntabwo ari ko abantu babifata ibitekerezo by'umuntu byose siko abantu babyanariza ngo babiha agaciro byose cyarimwe ushobora gutanga igitekerezo cyawe ngatanga icyanyu uragatanga icye rero reka turebe yewe ntabwo mututse nkuko yantutse simwandagaje nkuko yanyandagaje simushebeje nkuko yansebeje mu ikoranabuhanga icyakora
niyambaje amategeko ya Repubulika y'u Rwanda urwego rushinzwe kugenza ibyaha niba aricyo washakaga rero noneho nkukuri inzira ku murima impaka zicike Ese gato ngumvishe iyi audio izo audio gese ishaka no kuzumva ntacyo zimarira izo ni iziwe ku giti kiwe ntacyo zamarira kuzumva rero jana ibyo bijyana abo badayimoni hirya aya magambo waba warayumvisheho ibyo bintu sinshaka kubyumva jewe ariko waba warabyumvisheho ibi bintu amagambo yaba Joel yaba yaravuze aturuka mu kanwa ke yaba yarafashwe mu buryo butandukanye bivuga ko barimo ratuka umugore we hari gihe pasi buriya ku bantu b'abanyamakuru nkamwe ariko yewe we simwita umunyamakuru n'umugore wese abanyamakuru no mu bindaje ishinga nibo bindaje ishinga no kwiyitirira umwuga umuntu adafitiye ububasha kwiyitirira urwego utari rwo warangiza ugafata umuntu ukamwandagaza ukamwita kari mayibobo ukamwita ko atagira yaba ubu si imodoka niba ari n'uwayintije da umuntu gutiza vigo ya miliyoni 70 ingahe ubu uri mayibobo ko yabasha no kwigurira essence yayo oya ubasha kuba wakishyiramo mazutu umuntu utagira yabagira vigo ya miliyoni 70 ingahe ayigendamo ni kibazo oya tujye tubwizanya ukuri nawe bisuzuma ubitekerezo birebe iyi vigo uyimbona wahize iminsi ngaho uyimbona Cedric iyi kamera rekanye zenguruka oya ntukiremo plaque se Cedric ndabona ari AF n'indi mibare ntari buvuga kirazira kikaziririzwa so icyo nenda kuvuga rero pasi mwisi ururimi ni nyama yigenga aho kwambarira ikibuno abantu bagiye babanza bambarira ururimi rwabo ko kwambika ibibuno byabo bajya babanza bambika ururimi rwabo ubu ni ukuvuga ngo kugira ngo nambike iri tako ryanjye ikibuno cyanjye iri tako ngomba kubanza nkamenya ngo ese ururimi rwanjye rwambaye iki rurambaye pembeni bimeze neza aha rero niyo mpamvu nakubwiye ngo jewe sinshaka kubatuka nkuko bantutse kuko sinanabishobora gutukana bitutse nk'ibyo batukanye bantutse urumva ubwabo niba baritukaniye umugabo n'umugore bitukanira nibyabanana kutuka Claude kandi baranantutse baranyandagaza bagikora ibiki byose ikindi iyo baza kuba ari abaturanyi banjye buriya twari kujya mu baturanyi mu mudugudu bakatwunga hari cyo bitabunze ariko kuko Yoheri nituba mu karere kamwe nta nubwo nituba mu karere kamwe kandi ikoranabuhanga ryanyu ntabwo rituye mu mudugudu ntituye mu murenge ntituye mu gihugu ahubwo rituye ku isi yose urabyumva so abunzi rero bunga abaturage baturanye wajya mu bunzi ukajya kureba atari ku muntu yamuhoshereje yakoze amakosa ya naye ariko noneho ibi byose no kwa Biden bubiriyo muri Amerika isi yose irabifite imigabane y'isi yose byagezeyo abambona rero icyo bita public figure nuvuga ngo umuntu uri figure urumva umuntu uri figa umuntu uzwi cyane ubu mvuze ngo mvuze ngo Yoweri Habimana ibi nibi ibyo byose isi yose irari bimenye urumva rero isambu twaba dupfa buriya hari umunsi azabimbwira hari abazabitangariza ko dupfa isambu ikindi ideni n'abamufitiye nkaba ntaramwishyuye uwo munsi azagaragaza hari ahazagaragaza sheke ko namwambuye ikindi uwo nabana namwiciye bavuze ko ndi umugome nibyo cyo nangiye kujya banza wumve ibiganiro byabo byose ndabikurikirana bavuze ko ndi umugome yanageza pasiteri w'umwanzi pasiteri w'umwanzi umwanzi wa mwishyamba umwanzi arwanya igihugu umwanzi ni umurozi umwanzi n'umwicanyi ibyo byose rero hari aho bizasobanukira twumva icyo batanga yaba bavugana nawe mumugire inama yaba inshuti ze mumugire inama kandi nabwo ajarya inka arecyuruhu uruhu rurakomera rwamusigamo imvune kandi ikindi ndagira mubwire ngo guhora mpuza ngo ribu nimba kesemba ribu nkinza hondi umva babiri cyangwa batatu aho bari Imana irabasanga twebwe rero turi babiri urumva uzadushoboza iki kandi urumva Rwanda ngagenda yero muri ribu yero ufunye irukanu ujyana muri ribu turebe nimba ribu ari mukuru korayo niba ribu wamugana ari mukuru wawe izamufunga ariko se ni imufunga ribu ni mukuru wawe ngese ni imfunga
uzafunga umwana wanjye umwana wanjye se ndamufunga ko mfite bane wa kabiri nawe uzamufunga umwana wa gatatu se ko nawe ahari nawe uzamufunga uwa kane bakuru banjye se ibyo ni ibiganiro biri kuri social media kuri channel yawe papa bitangaza official ibi bintu mwamukereye ntabwo ari byiza byawe bikomeza kumbwira amagambo yo kwa Byabareze pastor kandi kumbushe ngo ndi ikibyabareze gurukuba kubandi baranakuvumye ntabwo babishobora ahubwo iyo mivumo nibo yagarukira sinzi ukuntu wabigenza Salomo yaravuze mu gitabo cy'imigani Salomo yaravuze ngo umuvumo w'ingurukira Salomo yaravuze ngo umuvumo w'ingurukira ntufata umunyamugisha umuvumo w'ingurukira ntufata umunyamugisha wababwira iki kuri uyu muvumo bakuvumye so reka rero mbaho itangazo rimwe ntangamarara uyu munsi reka dutegereze turebe iperereza rirakomeje sibyo niyo mpamvu ntashaka gutukana niyo mpamvu ntashaka kuvuga byinshi reka iperereza turiho Imana n'igihugu umuntu umwe hari umupasiteri umwe yavuze ngo Yesu natandengera perezida Paul Kagame azandengera iyo yavuze perezida Paul Kagame wa Repubulika rero ni ya mategeko y'igihugu ahagarariye kuko niwe muntu uhagarariye igihugu imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ku isi yego no mu gihugu hose ayo mategeko rero y'icyo gihugu ahera mu isibo mu mudugudu mu kagari mu murenge mu nzego z'umutekano zitandukanye hose abariyo ubu no kwa Yoweri rero hatuye ayo mategeko azagerayo naho ntuye nanjye ayo mategeko baraza aho ntuye kuko ntabwo ndi mayibobo nkuko babivuga ntabwo simbuzi yomba nkuko babivuga kuko amategeko y'igihugu aza aho ntuye aza umugisibo aza inzu ndaramo hose arahazi uko rero uko Yoweri adatuye mu kirere avuze ko ari bitamubuze avuze ko batamushatse ngo bamubure nibyo koko tuzabireba niba tuzabireba koko niba atari kakagabo gahimba kandi kataraza niho tugiye kuzabirebera iki kibazo wenda tuvuge ku ruhande rumwe ubundi soko y'ikintu cyaba cyaratumye witabaza inzego z'ubutabera kugira ngo ziba arizo zikurenganura ni ikihe nuko yenda baba baravuze ati Past Claude yabazi ko twanywaga inzoga basa nkaho bashimangira ko byanga byemera nuvuga ngo sinamenya ko Past Claude anywa inzoga tutazisangira sinamenya ko Past Claude gutya na gutya bitaba ku ruhande rumwe n'iki kintu cyatumye uvuga ati reka nitabaze ubutabera noneho bari mu ndenganura tunakwereka ikomereza akazi kawe Yoweri yaza kuba yarabikoze nk'umuntu nka Yoweri gusabira aho Claude ntacyo byari bimutwaye ariko mfite abantu barenze umwe bari hanze mu gihugu cyo hanze mu bihugu byo hanze twese urabizi iyo turi kuri social media tuba dufite abadiaspora tuvugana nabo n'abandi bantu mu mpande z'igihugu urabyumva neza Yoweri yangonganishije n'abapasiteri batandukanye muri uyu mujyi wa Kigali cyore wabyumvise neza none ni kasongoyihwa banza wumve se noneho icyo kiganiro kuba yarakoze icyo kiganiro kiriho icupa ntacyo byari binantwaye igihe mu mutima wanjye ibyo nta rubanza wicira nta rubanza niciraga ariko mbonye abihuje icupa ry'inzo ifoto yanjye n'icupa ry'inzoga bishyizeho kwari ukugira ngo yemeze baba diaspora bati ni murebe ko nababwiye ko ari umungu w'inzoga sinabibabwiye ni murebe nakoze ikiganiro ntacyo yabivuzeho wabyumvise neza hari n'amajwi ya Yoweri n'umugore we n'ibyo bitutsi byabo bose aba diaspora ubwabo bifitiye cyore wabyumvise neza atari rino banza wumve banza utega amatwi wumve ndakumva cyane bivuze iki rero anytime anyway umunsi umwe muri ibi bihe bitari kera umufundi n'umuyedi bazagaragara urakoze gatoya yenda akantu gatoya ngiye tubazo kamatsiko ndimo ndirukanka ndabyumva hari mu makuru nakuruye nkuye muri antena ahantu bivuga ko Pastor Joel yaba yaraguteranije n'umuntu oya sinshaka ayo matiko pasi ibyo tubyihorere uwo yanteranyije nawe yanteranya kere ko wanteranya ku Mana wanteranya ku Mana ntacyo byaba bitwaye unteranyije kuri data wambyaye we simufite yarapfuye unteranyije kuri mama twakwiyunga unteranyije kuki unteranyije ku mukunzi twakiyunga tugasubirana ahubwo ugasigara uhebeba ibyo wavuze bikakugarukira ama audio watanze akakugarukira so ibyo byose rero ntacyo reka tubireke
tutica iperereza. Iperereza rero rifite icyo rikurikirana. Ari amaudio umugore we yahaye abantu bo hanze asebye umugabo we. Ayo yose arahari. Amusebye mu buye. Banza wumve ntega amatwi banza unyumve. Ayo audio yose agiye kugaruka. Uwahawe audio wese telefone zitandukanye zirenga enye z'abantu bo hanze. Wabyumvise neza? Zimwe zikagaruka zivuga Claude, Yoweri yakuvuza ibi dore ibyo yakuvuze na audio zikangarukira. Iyi nimero zikane. Ubu hari ababishop hano muri uyu mujyi bamwe na bamwe twahuraga dusuhuzanye kubera ko twagonganishijwe na Yoweri. Wabyumvise neza? Ni kibazo. Claude ni mubi, Claude yakuvuzeho gutya, Claude ni ndajya kundi na undi nawe akambwira ngo kararara byageze gutya. So urumva ibyo bavuga ubwabyo birashimangira ibyo bashaka, birashimangira ibyo bikoreye. Urumva? Nta muntu udakora icyaha muri iyi si. Ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko dutsindishizwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Hari ukugwa mu cyaha wakigwamo umutima ukakugirina ukakubwira ko ukakurya. Wamara urabona minister wa Mporiki honorable yaravuze ati nyakubaha umukuru w'u Rwanda n'Abanyarwanda muri rusange. Nakiri indonke. Simfite ijambo ryo kuvuga naburanye umutima wambujije amahwemo. Nakiri indonke. Nta n'ijambo ufite no gutakamba. Iyo umuntu akoze icyaha rero agasaba imbabazi arababarirwa. Ariko gusubira mu cyaha ukakirenga ugaharasinga umuntu ukagira naho umurasinga ugaharasinga ugashimashima nk'ushotora ubwoya kunuze nk'ushotora amababa ku nkoko. Ni kibazo. Ibyo byitwa hari ikindi kibazo kihishe inyuma. Nuko bimeze. So Yoweri rero yaransebeje mu macupa, ifoto yanjye ashyiraho mu macupa, ibiki byose agera naho antereka amacupa y'inzoga, ibyo biraza ndabibona. So nyuma yaho arangije afata moya arakwega na n'uyu munsi agikora ibiganiro atuka Claude n'umugore we Ikirezi Claudine bafatanyije. Ibyo rero abantu bakwiye kuba bakora ibintu batekereza n'igihugu babikoreramo. Abantu bakwiye kuba bavuga amagambo batekereza ko ejo bazanayabazwa. Kuko ibyo tuvuga byose ejo tuzabibazwa. Nuko bimeze. Ibyo byose rero pasi niyo mpamvu nakubwiye ngo sinshaka gutanga detaye. Amategeko so urumva rero ikiryabarezi iyo bavuze ngo ikiryabarezi umugore we Claudine Ikirezi yavuze ngo ni ikiryabarezi. Ntubyumvise mu kiganiro cyawe. Baririmye ngo mwasangiye inkoko ngo mwagize gutya ngo none ngo ni wowe ugize gute. Nta kibazo. Nta kibazo. Urabizi ko wabambitse impeta mpari. Ntubyibuka? Niwe wayiguze cyangwa nige wari wayiguze? Niwe wayiguze. Impeta y'ubwiyunge ni ya. Narabangaga se, nari umwanzi se? Oya nafashe impeta ndayiguha ngo uyibambike nk'abasubiranye mu rukundo, nari imbanze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.